Ndimba, ni iki cyatumye uyu munsi umutima wawe umeneka ukavuga bimeze bite? buriya ni uko umuntu aba acecetse. Yego. Ibi bintu byabaye, ibi bintu birimo kugenda biba kuri iyi mihanda twebwe hano, abantu bose ni ibintu byatangiye kera, Yego. byabaye nk'ibintangiriraho, abantu ntibabibona nubwo na mbere byari bihari. Njyewe njya gufungwa ni ibintu byari byapanzwe. Njya gufungwa byari byapanzwe. Yego. Kuwa mbere ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu ndabyibuka, uwitwa Sabe nibwo yagiye gushaka, asanga Firidausi we na Chita bakora ikiganiro mwumvishe, ari nacyo cyafungishije. Ikiganiro bashakaga ko gisohoka ku munsi w'abagore, nibwo byagenze, cyasohotse ku munsi w'abagore kugira ngo kigire imbaraga. Uwitwa Sabe arampamagara bamaze gukora ikiganiro, ngo mfite amakuru yawe, ati wampa miliyoni. Ibi bintu uko mbona bikomeye, ndebye agakino karimo gukinwa, namubwira nti ntazo mfite, kandi koko ntazo nari mfite. Godfather, ibintu byiriwe byacicikanye, ngira ngo mwese mwarabibonye umunsi wose. Ku munsi w'abagore baje kuntwara 4 z'ijoro iwanjye ku kazi, ku itariki 9. Miliyoni 2 iyo zitangwa ntabwo nta hari kujya. Iyo zitangwa ikiganiro n'icyari kujya hanze kigaragaza ko ngo narongoye umwana, kandi nabyo ari ibintu byapanzwe. Ko ntasi niba mwarumvishije, usubira muri kiriya kiganiro aza kumva aho yamubazaga ngo harya ngo wambwiye ngo iki, wumve ko ari ibintu byapanzwe. Ngo wambwiye ngo iki, ngo wambwiye ngo Ndimbati yaguhaye inzoga, ngo harya ngo wambwiye ngo inzoga yaguhaye yari imeze iti. Urumva ko ari ibintu bari babanje kuganira mbere. Ngo wambwiye ko ngo yabanje kuguha inzoga, ngo harya ngo wambwiye ko ngo byagenze bite, akabisubiramo kubera ko yabaga yabyibagiwe, kugira ngo bize kugira imbaraga ku munsi w'abari n'abategarugori. Wamaze igihe kingana iki muri gereza? Amezi 9. Uburanye uhinduka umwere? Nabaye umwere. Ibyo ni ibintu byagaragariye isi yose. Iki gihe cyose aho waviriye muri gereza ko maze igihe hanze, waba waregereye umuvandimwe kugira ngo ibibazo birangire? Nagiye mbivuga igihe kirekire, ndi njyewe ndifuza, n'ubu ngubu ndifuza, na n'ubu ndabyifuza kugira ngo umutima wanjye uzaruhuke. Ntabwo ndimo kuvugira kuri Sabe kubera ibyamubayeho. Ibyamubayeho nyine ni ikimenyetso ko umugabo wese ashobora guhura n'ingorane. Ni igihe cye cyo kuvugwa, ni igihe cye cyo kuvugwa. Ntabyihanganiremo pe. Agomba kuvugwa. Ejo hari undi uzaza, undi ejo bundi aze, yewe nanjye nshobora kugaruka. Ariko icyo nifuza ni uko abantu baba bakwiriye kwegerana, ibibazo biri hagati yabo bikarangira. Njyewe mpuye na Sabe gusa tugahura, kandi duti biriya bintu byawe, kuko Sabe yari inshuti yanjye. Godfather yari inshuti yanjye. Biriya bintu byabaye Sabe muziranye, yari inshuti yawe? Inshuti yanjye, yanyitaga baba. Niba uzi icyo baba bisobanura, yafataga nka papa, niyo yampamaga, yaranyubahaga nkamwubaha. Mu bitaye atitaye kuri we. Godfather, umuntu ukugeretseho kese yo kurongora umwana utagejeje igihe, noneho ngo ukamubyaza. Numvisha hari abantu benshi bavuga ngo uriya mwana nta mwana ubyara. Ikindi, ibyo barimo bamuvugaho
n'uriya mudamu si uko uriya mudamu adafite umugabo, bishobora kuba ari byo cyangwa atari nabyo, ariko ari byo yamenya ko yaguye mu mutego, yaguye mu cyaha nk'icy'abandi bagwamo. Ntawe ukwiriye. Hari abahoze bavuga ngo ufata mbega ngo umugabo yaguye ngo urenzaho utwatsi. Yego. Ibyo ntibikiriho rero. Wowe ntabwo bigeze barenzaho utwatsi, barenjeho ibyatsi byume bakubitaho akabiriti. Ariko banza umenye ko bari abana bari bamaze imyaka 2 bariho mbatunze, ntawe uzi ko nta kibazo cyavutse. Niba ubizi neza uriya mugore nta kazi yagiraga, yabaga mu nzu nishyura. Nashyize hanze amafaranga namuhaye muri MTN, historique irahari, amafaranga agera muri miliyoni hafi 600 hafi 7, ariko nabwo na n'ubu ntibabyemera. Abana noneho bageze aho babaga iwanjye mu rugo, bari bahamaze amezi 3, ariko umuntu avuga ati wenda niba ari bwaramenye inkuru ati reka mpange. Mwumvishe ko n'uriya mukobwa yavuze ko babiganira, akavuga ko amafaranga azavamo bazayagabana, nyuma baje gushwana. Warabyumvishe? Ndimba Umuntu byose kandi byanyuze mu rukiko, ntacyo ntavuze mu rukiko, ibi ndimo mvuga n'ibyo nsubiramo. Ariko ibyabaye nyuma n'ubundi bakomeje kunyataka. Cyore warafunguwe? Ntago wumvishe ukuntu banyatatse kugera ubwo bageze n'ubwo n'uriya mukobwa nyita imbwa ku mugaragaro kuri YouTube. Kavuga ko ndi imbwa. Warabaye umwere? Byarabaye ibyo byose byarabaye. Nk'ubu hari ikintu ushaka kuza gukora, abo bagore barengera abagore bagenzi babo, ugasanga nta nubwo bashaka. Ubu abana banjye bagiye muri Nyaruguru mu cyaro, aho bita Muganza ku ishyamba rya Nyungwe, ahantu badashobora kubona n'igikoma. Nyina yarabataye, yagiye muri Zambia gushaka umugabo. Ariko ubu ngubu ndamutse mvuze ngo ngiye kuzana abana banjye, induru yavuga. Kandi abana banjye bagomba kwiga, bagomba kubaho, ariko yabajyanye mu cyaro Nyaruguru. Zaperereze wumve muri uwo murenge. Komeza Ndimba. Makanya nurangiza. Love mute your nonsense Mike. Jesus. Komeza Ndimba. Rero ibyo byose ni ibintu ntarashyira ahagaragara. Abana banjye babayeho nabi, ariko ubu ubwiye nyina yajyaho akavuga aho ari muri Zambia yagiye gushakayo umugabo. Yagiye abimbwiye ko agiye gushaka umugabo. Ariko bashobora kwiyerurutsa. Yarabimbwiye ati ngiye mfite umugabo ushaka, ahubwo wamfasha tugashaka ibyangombwa n'abana nkabajyana. Njye naramubwiye ntibanze ugereyo urebe uwo mugabo. Uwo mugabo utaragera aho utazi, ugezeho ugasanga ntawe wari wanjyaniye abana. Hanyuma nubona ari umugabo ushobora kugutunga, tuzabyumvikanaho. Abagabo nibo bumvikana, ariko ubwo bwari uburyo bwo kugira ubwo ngende umuntu winjije wafata abana ngo ndabohereye baragiye. Ntibishoboka. Godifata, twebwe dufite ibintu biturimo, dufite ibikomere biturimo, tuba twicecekeye. Abantu bagiye badutera, naravuzwe urabizi, naratutswe, naraharabitswe. Iyo ntajya kugira umuryango mwiza, iyo ntajya kugira umugore mwiza ushyira mu gaciro, wumva ndi mayibobo. Ariko yandwanyeho kubera ko byose byabaga areba. Ikintu cy'igihuha kiri kubaho urukumva Ndimba. Biriya bintu iyo biba bari abantu batari basanzwe hari icyo bahuriyeho, ntago biba byafashe ino ntera. Ariko kubera ko hari ibintu byabayeho, Yego. mu gihe runaka, mu gihe cyashize, ni ukuvuga ngo
ntabwo byari kugera kuko n'ubundi amagisida aba ni menshi kandi akaba bari kumwe n'abandi bantu, ayo ntavugwa. Kuvugwa kwabyo rero ni uko nta kibaho kitagira intandaro. Mhm. Nta kibaho kidafite intandaro. Eh, ntibaba abantu bari kurengera gufata umuntu wakoze agisida kuko ari kumwe n'uwo baziranye, kuko reka twemere ko baba bari kumwe, reka twemere ko banagendanaga. None se Ndimba, ntibyanashoboka ko kuba bari kumwe ntabwo bigize icyaha, ntabwo bagize abaha distance ko batagomba kuba bari kumwe, nta cyaha baregwa, nubwo twe tubibona gutya ariko bashobora kuba ari inshuti. Ibyo twabifata tukabihuza nuko ngo bari bafite aho bavuye, cyangwa ngo bari basimbutse nk'abaparakomanda igipangu kandi twabonye umuntu aryamye. Ibi bintu byo gusimbuka igipangu byavuye hehe, byaje bite? Ese anyway, urumva wabisobanuye neza mu kiganiro wakoze, uravuga ati njye sinshaka guharabika umuntu, nta n'ikibazo mfitanye nawe, ariko ngomba kuvuga abantu bari kuza bagahita babifata, bagafata videwo yo mu muhanda umuntu yavunitse bagahita bayiterura bakayijyana mu buriri. Aba bantu urabona ibi bintu bikwiye siharabika? Ntabwo bikwiriye, Yego. ntabwo bikwiriye pe. Ariko uriya ikintu iyo cyajemo ngo ariko ngo uriya muntu ni mwiza ngo ariko ngo uriya muntu ni imfura ngo ariko, iyo hajeho ariko rero biba bibaye ibindi. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bikwereka ko umuntu yari afitwe n'abantu benshi mu mitima yabo, ahubwo barabuze intandaro, barabuze aho bamuhera. Godfather ugize icyuba bavuga bati wa wundi uw'umunyamagambo ku Space, sibyo? Icyo kintu abantu bakaba ari cyo kintu bakuzi. Ubwo ako kantu ko kuba umunyamagambo kari ngombwa, burangira amagambo menshi Ndimba? Ntugira make, waranayakoze bro. ntabwo ugira make nawe. Icyo kintu cy'ukiyiziho none n'icyo wazira nawe wazira icyo. Uravuze ngo nzazira umunwa? Umukobwa barasimbukanye igipangu ibyo ari byo byose, umukobwa we ntiyavunika, barista buvunika. Ariko si byo gusimbuka mu bikura he? Ibi ngibi rero kuzana Niko conspiracy bivugwa se, bivugwa. mwavuze ibyo mureba, mwigeze mubona umuntu Nta- asimbuka? nta Hari kibazo video nyine. ari gusimbuka? Ubanza unyumve nyine, ubanza unyumve. Umukobwa ntibafatiye Sabe mu buriri, umuntu wafashwe ari gusambana bagufatira mu buriri, bagasanga wiyorosha amashuka bakakugwaho. Ese uwamufashe ko atagaragara avuga ati ndagufasha, ati wajya gumbesha n'ubundi none ndakwifatiye, ntagaragara. Sabe kubera ko ataje kwiregura, uyu munsi ibintu byose biraza kuvugwa, bamushyireho ubusambanyi kubera amagambo yavuze. Ese Sabe abana n'umugore, ese uriya mugore abana n'umugabo ku buryo twavuga ngo bacanye inyuma kandi bose bubatse? Nshobora kubasaba ntimwongere gukoresha iyi, kuko muri iriya video ntabwo biremezwa ko iriya video ari iye, keretse abantu baziranye nawe. Ngiye simuzi, nabonye umugabo uri kure wambaye ingofero. Ndimba, uremeza ko uriya muntu muri video twabonye umugabo wambaye amataratara n'ingofero imeze nk'iya wa murinzi wa Rukara, uriya muntu ni Sabe, wabihamya? Njyewe ibyo mvuga Mubanye nawe. ndavuga ibyo abandi bari kuvuga, cyane ko Nanyangana ngasoza ijambo ryawe. Sabe nta nubwo muzi yambara ingofero. Munyanganire. Dukomeze. Niyo mpamvu rero niba ntawe uhamya neza kuri ari we, ntimwongere Sabe nta gukoresha nubwo izina muzi yambara ingofero. Ashobora kuba murekere. icyo numvise nuko bavugaga ikinyarwanda. Ubundi iyo bavanamo amadetwari kugira ngo ni n'abandi mu bindi bihugu. Rero ntidukoresha izina rye kuko ntabwo dufite gihamya ko uriya nari. Twakomeje Sanjake, nongeye dukoresha izina rye. Oya, reka mbivuge gusaba. Ariko nawe ngiye umwijambo. Reka ndangize kasoza. Ariko Sanjake, mbere yuko ukomeza nashaka kugira akantu, reka mbabwire ikintu, sibyo? Waretse ngasoza mani ko mubwira umuntu umwe nasubira mu kazi.
nyine ndabyumva Sanjake nanje no gusubiza Ndimbati gatoya ariko urahita ukomeza n'undi ntago ari ukuguca mu ijambo mbabarire ahubwo nagira ngo Gatfada n'abantu badukurikiye buriya akariho karavugwa ariko hari ibintu tugomba kwirinda mu rwego rwo kugira ngo wenda tukagira abo dukomeretsa n'ibiganiro bitaza kuza kujya kure ariko ntabwo byatuma uri butanga igitekerezo cye bitewe n'ibihari n'ibigomba kuvugwa bitangwa kuko ntabwo ari twe twafashe video nicyo kintu nabwiraga abantu kare izi ni social media nta muntu n'umwe uri hano wagize uruhare kugira ngo ari amashusho ajye hanze uriya mukobwa ngenda muzi n'uriya mutipe nambonye nawe ntabwo ari ubwa mbere mbonye ndamuzi rero kuba byabayeho ntabwo ahubwo bo kuki batuma umuntu niba video iri hanze yini iri hanze ntabwo ari twe twagiye kuyibafata social media ikintu rero ikora isirikiriza ibintu nyine birazunguruka bikazunguruka kuko ntabwo ari twe nyine twabizanye so kuba umuntu ntagiye n'unigwa n'ijambo ufite icyo avuga avuge yego ntujye kure mugira abo wataka nura musore uramuzi uriya mukobwa yitwa nde ndamuzi wikimbaza abamuzi baramuzi okay twagiye so wakomeza Jack uriya musore ashobora kuba ariho yiruka agafatwa na hypertension akitara hasi umuntu wa mbere ibyo ni ibitekerezo byanjye akaba yakwitabaza umuntu w'inshuti imuri hafi ari uriya mukobwa twabonye niba bahora ari inshuti akaba ariho umugeraho wa mbere ibyo ni ibitekerezo byanjye uko nanjye nimagine ibintu kuko njye nta kintu cyanyemeza ko bari keretse unzane video abantu bari mu buriri ukabata twagiye na Grace umusore erega abantu buririra ku cyari gihari mujye muvugisha ukuri mujye mugira abantu bajye basobanukirwa ntabwo uriya none se abatabaje ni umuntu umwe si benshi ntabwo ari umuntu umwe watabaje ahubwo abantu bakunda kuririra ku cyabaye cyangwa ku cyari gihari bakacyita cyo cyangwa bakakirema kitari cyo aho abantu banabyumve neza muri kunyuma turi kukumva rero impamvu bavuga bariya abantu bombi nuko hari n'ikindi gihe nibyo n'ubundi ni nk'uko icyo gihe umuntu ashobora gusanga batabizi byagenze gute ni nk'uko umuntu ashobora gusanga umwe ari kunyagirwa bose barabizi babikurikirane babimenye wadufasha waduha headline ntabwo ari ukubijya ntabwo utakubijyamo kuko ntabwo bariya abantu bavuzwe none ahangaha uwitwa Clara yarabivuze uwitwa Clara yaraje avuga amagambo menshi cyane kandi n'ubu niwe wabigaruye bivuga ngo rero hari ibyo azi nawe urimo gucana umuriro uyu muriro utari buze kumutwika nareba nawe uramwotsa hari analyse nakoze Godfather ubyibuke okay fata ijambo brava harimo kurikiraho umusore wirwanye analyse nakoze kubera ko mu filmmaker maze imyaka 15 no mu Rwanda ibyo wakoze ntabwo bitureba hano ibyo wakoze nta kintu biza kudufasha yego ndakomeza ariko wowe ufilima abantu bari kuvunika hano sura yari muri shooting urakubaza ariko Ndimbati namuvuze neza mu nshuti uti Ndimbati yaraguwe buretse dukomeze Godfather ngufata nk'umuvandimwe uranzi se Ndimbati yaraguwe sindi umfata nk'umuvandimwe utanzi icyo kibabaje uya n'uburyari ariko nzakubona imyaka umaze 15 muri filime kabihuriye hehe n'ikibazo turimo aho bihuriye no kuriya mugabo ndajya mbabwire na Ndimbati byumve neza kuko byarambabaje bya Ndimbati baza byumve uriya mugabo yakoze ibintu bya Bobby Wine w'Ugande Jose Chameleone aho bafata yego uriya muntu opposition okay yakoze opposition ivuye muri douche manyanganira fresh ahubwo natubwira nibyo wambariyeho ariko se bite byawe urahuza umugabo ni gatiki okay twagiye anyuma buretse gato bari kunyumva baranzi na Gasana nyumve neza
Bobi Wine ejo bundi bamurashe amaguru sibyo ego noneho uriya ndagira ngo mbahe amakuru mudafite uriya muhungu yafashe amashusho y'Ubugande abizana muri entertainment kugira ngo dutuze twumve ko ibintu byaciyemo n'uriya muhungu Yago tumaze igihe twumva iminsi bayikenda urumva mbivanga n'akazi twumve ko ibintu byaciyemo ko Yago ari buruhuke kubera ko yabonye Sabe uretse gato uravuze basigaye ngo iyi ngiyi ni babuze terapi yashatse gukorera Yago. yego ni scam yababeshi Claire aranzi Claire aranzi ari umwana ntavuga izina gusa kandi Claire afite ubusesenguzi bwiza cyane byo tuzana Claire 2010 ndi mu Rwanda uretse gato tugende gake point yawe ni ntabwo ndi butinde mu magambo ariko Godfather we ngukunda kubi ariko ndi kubwira ukuri ibyo bintu bari kubeshya ngo aya makuru mu recording kandi zagushima n'ubikurikirana uravuze ngo iyi ngiyi ni drama ni ukwari kugira ngo bahumure ni drama umuhungu ya unoze aho hantu bamusanze ni accident ni urupangu ruhurira he na hari haru ntabwo bibaho nta n'umuringoti ntaki nta umwana w'abantu imfura y'u Rwanda niko njya nkubwira buri gihe iyo mfite akanya yego ikindi mu Rwanda baranzi ko nta kibazo mfite navuyana n'umuntu ufite ideni hashize imyaka hafi 10 gutyo urumva yego nawe Burayi ndi nta kibazo mfite nawe nako Yago yavuze ari byo yamureze ibintu bitatu bikomeye bya Ndimbati amurega ikindi kibazo cya kabiri ni kihe amurega ko yafashe abahanzi harimo na wa mukobwa ninde wundi wagabanije inda wagabanije inda Brian yamutwaye interview ya Brian amurega icya gatatu ari cyo gikomeye cyane ucyumve neza bihinduye isura yego byarakomeye bya Yago byavuze nibyo uriya mutipe ibyo yakoze n'ubu biragaragaye ko bya Ndimbati byamufunge nabwiye famille n'inshuti zose ko Ndimbati bamufunguye nkashima Imana Ndimbati bimenye ko ngiye ubivuga ngewe nazi kuvuga izina love ariko iwacu baratuzi twese wenda na Godfather aranzi ariko agiye bangwa kubihisha ndi umwana mwiza pe Jesse nkuzi face to face nzi Papa Sava ariko nagaye nani Sabe w'isimbi kandi mukunda kubi yuje miliyoni followers ngewe nkurikiranira hafi entertainment kandi zagarukamo vuba ahangaha urumva maze imyaka 15 nyikurikirana nyitangiye nyikurikirana day after day so I will come back and I will show up nzabereka ko tugomba gukora entertainment itarimo ubugome itarimo kuvangira abantu natanze na message ngiyo ngiyo mu byuve neza murakoze ariko buri abantu bapfuye twita itaraza bazabona ijuru abantu twese mubwiza ukuri ni ukuvuga ngo uraje ibintu uvuze byose Dona Jackson aranzi ni ukuvuga ngo iyo ni content yawe wizaniye urumva uraje bazaniye ibintu ushobora kujya kuri YouTube mukama amafaranga ariko ndi mu kazi ndi guterura amakarito urakoze cyane kagushimire Chris nuko ntumiwe Chris fata ijambo singiye ukurikiye ubwo Chris ruvuga izina ryanjye umupapa twandikirane muri DM ahubwo twibukiranye okay reka mvuge ikintu kimwe ngendagendera mu mujyi umwe ikintu kimwe buriya abantu ntibashyiraho ngo ariko ku kintu ni uko ari ibintu biba bitoroshye ikindi sosiyete yacu ibamo kwirarira n'uburyarya bikamera nka kwa kundi bateka inzoga yamara igihe ikabyimba igaturika ibintu rero bigenda bigaragara muri sosiyete byanze bikunze karuma igenda urushaho kugira imbaraga karuma ikiyerekana yewe video nabonye sindimo mpamya ngenda avuga video nabonye aho ngaho ibyo bongeraho byaho bari
bavuye cyangwa ibyo barimo ntabwo ari byo nongeraho. Iyo video bwa mbere nyibona ya Sabe n'uriya mukobwa niba arimo amashenge niba arinde, nabanje kuvuga intu umusaza azanye umuvuno mushyashya, wabona barimo bashutinga nawe agiye gutangira seri, cyangwa se ari seri y'uriya mukobwa ko n'uriya mukobwa nawe uriya mudamu nawe yamufunguriye YouTube. Ndavuga intu wabona ari undi muvuno, ariko ngiye kubona mbona isaha ya mbere irashize, isaha ya kabiri, isaha bigeze mu masaha 70 ibana ba nyirizina babiri kandi bashobora kugirwaho ingaruka n'icyo kintu muri credibility yabo yagira ikibazo muri societe. Mbona ntacyo bahinyuje, ndavuga se izi ni planka, izi se ni ibiki, izi se noneho nza kureba nza kureba uburyo Karara arimo avuga biriya bintu ashimitse, kandi tumaze iminsi twumva ibintu byamurangira avuga ku bintu byo kubiba ibihuha n'ibiki. Ndavuga ni nyamara ibi bintu ntawamenya aho byerekeza. Ariko ku kantu gatoya rero ko navugaho ni ukuvuga ngo sosiyete yacu ntituzafate u Rwanda ngo turukure mu isi. Ni ukuvuga ngo u Rwanda narwo ni igihugu kiri mu isi kandi gikora showbiz cyangwa ibiki kigendeye ku hande aho byatangiriye, isakaza amashusho, multimedia, ibintu byose uko bikorwa ntango ari bishyashya twe tugomba guhanga. Yenda icyo twabasha ni ukwenseramo umuco, twajya tunaba abahanga umuco mutirano tukawiyitirira cyane, nk'uko imikenyero y'Abahinde twavuze ko ariyo myambaro y'Abanyarwandakazi kandi kera barambaraga inshabure, tukirebera utuntu tumeze nka biriya by'Abazuru. Ubwo icyo nshaka kuvuga ni kimwe rero, abantu ntibashobora na rimwe kuvuga ngo ariko idasanzwe ihari. Uriya mupapa ntabwo ari umuntu woroshye nawe mu bintu by'ihangana muri showbiz, mu bintu by'iki. Ngira ngo ubonye ibyumweru 2 bishize ibyo bintu ba Nobrena bandimbati, ngira ngo n'abandi bantu bashobora kuba babizi. Umujene yaragiye ahantu byatangiriye aho abantu banyweraga mu mwanya wo kwaka icyo kunywa cya Bralirwa, umujene komandiri cya Skol birahwihiswa. Ibyo byaje kurangira rero igihe cya show nyirizina, umujene yaje gufata inkuru kuri show nyirizina aza yiyambariye umupira wa Skol. Ngira ngo ababyibuka bari hano ebana baze kuvuga uko byagenze. Ni ukuvuga ngo umuntu utihangana wari uhagarariye Bralirwa yaravuze ati ibi bintu ni ukudusuzugura, ni ukudukora mu ijisho. Urumva ibi ni ukudukora mu jisho. Bounce ati we yagiye mfite ikarita ya Medi biki arababwira ati no barateruye ebana bajyana inyuma y'ahantu show yaberaga. Ibyo ni ibintu biraho bitoro, ni ibintu bizwi. Wazamuka ukajya ku mibanire y'umujournaliste ukomeye mu gihe n'abasitari nabyo habaga harimo buri gihe akantu kadashobora koroha, nk'umuntu wirwanaho nawe ugomba kuba ari nkota ityaye kugira ngo ahagarare ku izina rye. Ibyo rero iyo bijyanye ijoro numvaga ibintu bya Ndimbati, nahise mvuga inisha umujene ntango kamere uracyavuga ikinyarwanda cyiza gityaye. Reka nkubwire love wanyoye ku uyu munsi wakwihanganye ko ngiye kuryama nacyo Godfather tuzashwana ubutaha. Umusore nuko tuva ibintu bya Primus Guma ibintu bya Bralirwa ibintu bya Skol uri kubihuza gute n'ikibazo turimo my friend? Kandi ariho ndimo nerekeza rero se niba ndimo gusobanura uvugwa ko asanga ngo sebe 2024 kubera iki wayihereye uyu munsi 2024. Oya riga buri muntu wese agira uko avuga. Ni ukuvuga ngo uwo barimo bavuga impamvu batarimo bamwita pasiteri, ni ukuvuga ko umwuga we erega iyo bagiye kuvuga bavuga umuntu kubera ibyo ahoramo n'uko ari n'ibyo akorwa. Ijoro rero njye numvaga ibya Ndimbati naravuze ntiburya umujene arakigaragaza nyine aracyakora za nkuru zatuma Arsenal ijya korora intuza. Ndavuga ni uyu muntu ntango ibintu byoroshye. Ibyo biraza bikagera muri Desambre, umunsi hazaga ziriya nkuru za Karara akavuga ati ngewe nagiye hari umuntu ama interview bigenda kuri, ariko nza kubona ashaka kunjyana mu bindi iki. Araza izi mpanga ebyiri atangira zi interview, amaze kuzi interview aza kubigisha akazi. Aravuga ati mujye muba muri aha none nimara gushutinga ibyanjye nanjye uyu mutekinisiye wanjye abashutingira ibyanyu babeditingire. Ati nyamara ibi bintu byababera akazi. Nkurikira iyo nkuru, nkurikira ukuntu
umugabo mugenzi wanjye yahangayitse avuga ati bantwaye umugore kubera subira kutagira amafaranga. subira inyuma gato aho ngaho, usubiza agaseti inyuma, fata ikaramu usubize agaseti inyuma gato. Uravuze ngo Karara yari inshuti ya Sabe kera? Ntabwo mvuze ngo Karara yari inshuti ya Sabe, No, ahubwo Karara barakoranaga, nawe ni umuntu yamukoreshaga wakundaga ibiganiro interview. Eh? za Sabe, niba nkumvishe neza. Karara nawe ni umuntu watanze ikiganiro, wajyaga kwa Sabe aho barimo bakorera ibiganiro akareba Baje uko gupfa iki? bikorwa. Mhm. None se ntabwo ngiye kukubwira ngo baje gupfa iki, Oya, ngenda kubwira ibyo we we yavuze yivugiye biri mu biganiro bye biri kuri we yavuze YouTube. ko byagenze bite? Erega ntabwo twese Eh, tuva YouTube. niyo mpamvu ukwiye gutega amatwi rero. Ni ukuvuga ngo noneho uko yagiyeyo yiga n'abaziriya mpanga bari inshuti ze, bajyayo abaha interview bwa mbere basobanura bavuga, ariko we akaba ni umuntu ukundanye n'umugabo we. Ariko ngo muri interview umuntu akaba arimo aramusobanurira ati ariko undi atoya, nta kintu naburanye umugabo wanjye bimeze neza rwose, ni miseke igoroye, ibintu bimeze neza. Hanyuma ziriya mpanga araziganiriza, babona ibintu byakunzwe inshuro ya kabiri, arangije arababwira ati ariko YouTube yababera akazi mwa bantu, none se ko tutagira ibikoresho nta gishoro, ati ntacyo mujye muba muri hano, noneho nindangiza ibiganiro byanjye uyu mukameramani wanjye nawe abakorera ibyanyu, hanyuma abyeditinge mwa proding. Aho ngo niho urwo rukundo rwazi. Aho hantu rero Karara yari akiri close na ziriya mpanga ebyiri. Inkuru mvuga niyo nge numvishe, ahangaha niba ari ukuri niba atari ukuri ntabwo ari inkuru yanjye bwite, ariko ni inkuru iri kuri YouTube. Ibyo rero bije gukururuka mu mpanga ebyiri, havuyemo imwe iba inshuti cyane, iba close na Sabe. Icyo gihe muribuka ko muri December umwaka ushize byabayeho, biravugwa birakururuka, ariko kubera ko Sabe tumuzi mu biganiro byoza umutima, bifasha abadamu bahohotewe n'abagabo, bigira gute, abantu bose turavuga duti Sabe yarenganyijwe. Urimo urabekinga nabaye nka Jay Paul kera. ngaho genda gake, urumva nyuma y'igihe ntango haje video ngo isohoke, nimara gusohoka twumva abantu barimo bavuga ngo abantu bari muri shooting, abantu bari mu biki. Ngira ngo no mu byiriwe bisirikira hari abarimo bavuga ko hari izindi video zitarajya hanze, kandi ziriya video ngo nta nubwo ari izo mu minsi ibiri ishize, ahubwo ngo nibyo mu matariki 30 y'ukwezi kurangiye cyangwa mbere yaho, mbere yuko tubona ryatangazwa. Bivuga ngo rero tutagiye mu bintu ngo byari umazi n'iki, igihe uruhande rurimo ruvugwa rutarahakana biriya bintu ngo rutange na fact, turakomeza tubona inkuru kandi turakomeza twibwire cyangwa twibeshye ko ibyo turimo twumva ari byo. Ariko rero iyo uri ikimenya bose, ni ukuvuga ngo uba witeguye no kuvugwa. Iyo uri ikimenya bose uravugwa, waba udafite umutima ukomeye ukagira gute bikakujena. Ubu Ndimbati uyu nguyu iyo agira umutima ukomeye woroshye, Ndimbati aba yariyahuye. Hari abandi bantu bashobora kuba bari kwiyahura kuko bavuzwe n'ibiki n'ibiki. Bariya abagabo tujya twumva, mani mujye mureba sosiyete ukuntu yononeka. Wa mugore ujya hariya mu kiganiro akavuga ngo umugabo ngo yagiraga gutya, ngo akancurika, ngo akwegura, ngo akagira gute, tugakoma amashyi tukababarira uriya mugore afite agahinda. Ariko noneho wibuka abana yabyaranye n'uriya mugabo waba ari hariya, bigana n'abandi bana bari buze kubabwira ngo kumbi mama wawe ni kuriya ngo byagendaga. Wibuke ko hari abana bari kuri side ya papa, wibuke ko hari n'abana bari kuri side ya mama, wibuke ko hari abana bagiye kugera imbere mu guteretwa no kugira gute. Ebana, ibyo bintu byose, biriya bintu ni ukuvuga ngo ubitega amatwi agamije ubucuruzi bwe, ni nko kuvuga ngo ni umuntu urimo wikunda ariko atitaye ku bikomere by'abandi. Niba rero ushobora kubaho muri sosiyete ntiwite ku bikomere by'abandi, nabo ntibashobora kwita ku bikomere byawe. Icyo twita karuma, nyiraho umuntu uzi karuma, definisiyo ya karuma arayizi. Icyo tubiba nicyo dusanga imbere. Niba ubiba kwakira ibingibi imbere, nawe nibyo usanga imbere. Nonaha rero niki turi buvuga, ni ukuvuga ngo nta nubwo ibi bintu bigiye kurangira, kubera ko tumaze kubona ko niba kimwe kije kikarebwa cyane, kikazamura CPM za YouTube, kikongera ubucuruzi, kikagira gute, n'ibindi tutazi biraza kujya hariya.
yenda ahubwo icyo biri butandukanireho n'ibi byabanje biraza kuva ku murongo w'aho abantu babivanga n'amateka y'igihugu cyangwa n'ivangura runaka bijye biba ari ibintu byo muri sosiyete nyine nta makabya nkuru. Ikindi biraza gufasha umuntu uri ku kabarore kuvuga ngo niba baravuze Ndimbati nanjye ubu ngubu umusore w'Imana n'abantu uri hano nanjye ejo bamvuga ejo Noble n'abamuvuga numva ukaba uri byari hariya story uvuga ngo wihinduye kuba umujyanama w'ubuzima. Roya none se ndangize ntavuze inkuru ihari tugomba kuyiceza kugera igihe tubonye indi verisiyo kandi ifite hari fact ikintu kuko ntemeranyaho noneho nawe icyo ntari uretse bwemerane gato n'uyu Ravu ijambo ryawe ritancika uretse gato uraje abantu ni bake urongera uvuge. Hari ikintu ntemeranya nawe ibi bintu byo kumva ko dufite uburenganzira cyangwa mufite uburenganzira ku bantu bafite amazina akomeye wowe ukabategeka kugira umutima ukomeye ko bagomba kuvugwa. Ibi ngibi nibyo bivamo gukora ibyaha. Ntabwo umuntu kuba afite izina rikomeye, ntabwo ushobora kuza ngo uvuge ngo niba ufite izina rikomeye ugomba kugira umutima ukomeye ngo Ndimbati yari gusara cyangwa yari kwiyahura. Kuki wumva ko iryo zina ry'umuntu rikomeye ridashobora kumubyarira umusaruro cyangwa rimutunga, ahubwo rikamusaba kugira umutima ukomeye wo kwihanganira amaburyo ugomba kubaho impinduka. Izi social media ntizibe izo gusenya imitima y'abakomeye ngo nayo ikomere kuko ngo bafite izina rikomeye. This must change. Niyo tuba turi kuvuga iryo jambo ryawe risubirane, ahubwo dushaka uburyo twakwa appreciating ibyiza by'abantu bakomeye bakora kurusha ukuntu uretse so iryo jambo rero ngero urimire. Ntabwo abantu bafite amazina akomeye basabwa kugira imitima ikomeye kuko ngo bazavugwa kandi bakavuga ibintu bisenya iyo mitima yabo. Turi kujyana njye nkumva iryo jambo ryawe wakongera ukarimira noneho ugasohoramo irindi ritari iryo ngiryo. Niko njyewe ndi kubyumva kandi niko ndumva tugomba guhindura umuvuno tukabitwara gutyo. Umuntu ufite izina ariko rikomeye ngewe ntabwo azagira imbaraga unyumvishe nabi ngewe kandi kukotinga amagambo uvuze. So ngaho rero ushobora kuyakotinga ukamera nk'aba musomyi wa Bibiliya wandika muri Rusi ngo aho uzagwa niho nzagwa, ngo aho uzagwa niho nzagwa utabanje kumva context yose. Ku gasozi ku gasongero hejuru niko uhanutse ushobora kubabara cyane kugira ngo ugere hasi. Icyo nshaka kuvuga rero mwiza gufata umuntu uzwi ibintu byagiye hariya ngo tubijyane mu bundi buryo tuvuge ngo ibi bintu ngo dukomakome ngo ibi bintu si gutya, ahubwo turebe ngo iyi si iyi turimo my friend, iyi kamera usigaye ubona umuntu afite ya telefone n'ibiki isigaye iteye ubwoba. Nyemerera nsoze nurangiza ndakumanura iyo nka yawe ntabwo nazanye mfite amakuru mashya nayavuze ariko uramu ayo makuru mashya yawe yagumane iyo koza kabe cyangwa wampaye inka yigumane ariko ureke kumviyangira space nawe Chris Godfather wa mayinka ndakuboroka sawa komeza Chris soza Ndimba na mutinze nushaka kuvuga ko rani mute Ndimbati nushaka kuvuga ko rani mute ko nda ku mutinze Chris nawe soza uravuga ava nkuru gushya mu ntabwo yusoza kandi urumva ngeze nimo ndavuga nk'ushya mu nda ahubwo wowe urimo uranca mu ijambo kagera gute. Ngewe nsoza no kuvuga ngo igihe izi video turimo tureba hano ba nyir'ubwite bataraza ngo bazihakane kandi batwereke fact bana turakomeza dushyushye umunwa kuko nibyo Noble yavugaga ngo social media ibiki. Ikindi uyu musore arimo aratubwira ngo nibyo beditinze bagize gute, ubwo baranabyeditinze baba barimo bashaka kujya muri side itari nziza. Ariko ngi icyo narebye sindi umuhanga muri edit cyangwa ibiki, ariko icyo narebye nabonye isura y'umuntu ndayibona urimo bihuza na wa mugabo w'Ibugande uburebure ntibareshya, imyenda umwe yari yambaye undi ntiyamba siyo miriye bimwe byabereyemo umwe bamurasa ntango ariyo miriye biriya biteretsemo iriya photoshop green screen baba bagiyeho yabiteye ubwoba. Murakoze cyane muzambwira mu biri coding gusa. Rova amakuru mashyashya uzanye na yahe mbere amakuru mashyashya we avuze ko abyumva. Chris tuziranye 2010 mu Rwanda dukina ibintu by'amafilme yaje gufasha aba Jay Paul inyuma ariko sindi bubitindeho. Ariko Chris yari umujyanama azi ubwenge kuva ari umwana. Mwana umuntu uvuga ntabwo ari we ngiye uri hano wowe. Niyo makuru mashyashya waruzanye. Okay, warabyibushye Imana ishimwe nabonye aka ndakubaza reka kutumvangira. Ariko icyo nshaka kuvuga Godfather ukunda ko nihuta.
nuko nari bubitindemo bya ndimbati byababaje abanyarwanda bose, ntabwo njya mvangura, urabizi, ariko byarababaje abantu batandukanye bazi ikinyarwanda ndetse, ariko ubu ngubu ndimbati yahoze avuga ko byamushimishije kuriya muhungu byagenze kuriya. nibyo se Muri make icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo mikoro ndimbati yawe ujya ntabwo wibeshyera umuntu mubuza, ahari uretse ndangize. wibeshyera umuntu ahari sinkwemerera, ntabwo ndimbati yigeze avuga ko yashimishije. Yego ndimbati ntabwo umukunda byanshimishije, ntabwo byanshimishije. mwamagane uramenye utaza kumvugira ibyo ntavuze. Ntabwo nishimira ibyago bya mugenzi wanjye. ndakubaha mbwira wamfura, nabwiye famiye ko bagufunguye. Naho rero ako kantu wari uvuze ko byanshimishije, birababaje biteye n'agahinda. ndi mu Rwanda, ntabwo abantu b'abagabo bafite umuryango, bafite famiye, abantu bafite famiye, abantu bafite umuryango, ntabwo dukwiriye kugabwaho ibitero nk'ibi ngibi. Ntabwo rero byanshimisha. namitunze kugira ngo ukomeze. Ibitero nk'ibi ngibi ni ibitero bibi cyane. Banza wemere ko ibi bitero tuba tugabwaho, tuba dufite abandi bantu bari inyuma yacu kandi bakuru bumva. iki ngiki ninde ukiri inyuma ndimba? Ukiri inyuma ni mwe mwese. tuzobasha n'ama video Ukiri inyuma. Yego, ariko nshaka ariko reka nsoze. Ndimbati akomeza, arakoze cyane kuba avuze ko uriya atashimishijwe n'uko mugenzi we yagize ikibazo. Ntabwo nashimishwa na mugenzi wanjye ko yabwabweho igitero. nuko baca umugani. Ariko icyo nshaka kuvuga ni uko iriya video atariyo. Yego urakoze, reka ndangize. Urakoze nawe. Iriya video ibaye itariyo, umufilmmaker wakoze amahugurwa henshi Paris mu Bwongereza nahe. Biriya video ntabwo ari byo, birababaje cyane. Biriya bintu ntibibaho, kandi simfite amagambo menshi nabirenzaho. wavuze menshi kurusha uko ubitekereza. Ndimba waravuze ngo iriya video n'icyo navuga. iriya video umuvandimwe aravuze ngo ntabwo ariyo bikora. Duteze imbere u Rwanda kandi Godfather, uwumva ibyo mvuga ujye umpamagara wasesenguza, ariko nta mafaranga yawe nshaka. Noneho abonye agwa hasi, ikintu cyabaye kuri Yago, yishimye kuba uriya muhungu yaguye hasi, natwe twatuje. uyu musesenguzi araha. Ndimba, yes ibintu umuntu ari kuvuga uri kubyumva na njyewe kugeza ubu iyo video yaba yakozwe nande kugira ngo bigende kuri iki? Ni nyir'ubwite waba wayikoze? Ni Yago barimo kuvuga? Ninde waba wayikoze kugira ngo ibintu bijye bikunde bimere kuri? Ese haba hagamijwe iki? Ibyo nabyo tubyibaza. Ntegere rero nsubiza. reka twakire bugira imfura urahari? Yes, Godfather ndahari. Ijambo ni ryawe. Ntabwo ntinda, no kugira ngo nsubize uno muntu witwa ngo ni umusore. Ndumva nanjye ibintu ari kudefanda nabyumva. Sabe we ubwo aremera ku video ari we muntu ugaragara. Wa mugabo uri gato, ayo ni amakuru mashya. Ibyo ngibyo ushingiye kuvuga ko nyir'ubwite yabyemeye. Arabyemeye, ntazabihakana. Yabyemereye, yabitangaje ku kinyamakuru cyangwa mu yihe nyandiko? Yabyemereye umunyamakuru witwa Oswakimu, abitangaza mu kiganiro cyitwa Ahabona. Tugiye twivugana, yanyemerera ko ari we, atubwo ikibazo ni ibintu bari kubihuza nabyo. Ayo makuru ni amakuru mashyashya. Ahangaha biravanaho cya kintu cyo gushidikanya, turavuga inkuru tuyivuye imuzi. Nanjye niba mbona gusabye ijambo kuva kare, ahubwo wari warinigaye. Ihangane gato. Namani irakiza. Fatiraho ntabwo aranyitaba.
njye nibyo ngibyo gusa nashaka kuvuga nta utubwiye ngo iki ni yemeye izo ko mpaka nashaka gutoza uwo mugabo uvuga ngo ni filime yemeye ko video ariye yemeye ko ari we avuga ko yemeye ko byagenze umuntu uri gute muri muduha video ari we amakuru reka nze turangange nta makuru mfite aha oya yemeye jewe ko uriya ari we icyo mpagazeho ni icyo ngicyo ko yemeye ko ari we ijana ku ijana we ubwo arabyemerera ntabihakana ahubwo ikimubabaza ni ibyo bahuza nabyo amashusho ariko ni kuba ari we ni we kumuhuza n'umukobwa n'umudamu bashinjwa ko kuva na mbere rega ni ubwa kabiri bibaye nubwo ndimbati yanze oya kubivuza kandi n'umukobwa arimo kuvuga niwe muntu yitabaje niyo telefone yabonetse Savere bahita muhamagara ngo azamutabare muri mu mpanuka yarahuye nayo indi detaye zo ntazo nawe ngiye guhimba uko bahuye uko byageze gutari ko aravuga ati buriya ni njyewe rwose nta byo guca ku ruhande nta minsi ishize iyi saga y'abantu bagaragaye bari kumwe muri video ibaye murabizi byaravuzwe kongera kubabonana niyo mpamvu havutsemo indi nkuru kuba we ni we ariko ni prank tubyumve neza ntabwo ushobotse namba yego ni nk'uko Godfather wakora prank ari wowe ariko rabu uzi ko utoroshye na gakeya koko mu yego kanya uti ndabibabwira ni kandi bobi byose wayini yaca ku ruhande beditinze nicyo wankundiye Godfather nicyo none wankundira uti ni wowe we waruze unzi Godfather tanzi dukomeze uyu muntu ahindutse we gute umusore tubwire ko uvuga ngo ni ndakubwira Bobi ngo Wine prank zibaho bashyizeho agatwe mwamfura mwe sinzi abantu bari muri space none ndabona bari kwiyongera ariko ushobora gukora prank urugero nkanjye ushobora gukora prank ubu ngubu mwigaragaza nk'undi muntu utari njyewe ni ibyo ngibyo uriya muhungu yakoze birababaje cyane mfite amakuru ntashobora kuvugira aha ngaha mfite n'amashusho kuyabona gusa byonyine biramageza uretse gato kandi ufite Godfather amakuru uranzi neza kuva imyaka ibiri ishize uretse gato gadefa ubundi urunana dufite uyu munsi ruraryoshye ufite amakuru udashobora kutubwirira hano yego aye tugomba kubivugaho biratangaje ni inkuru iyi ni inkuru urukumva ni inkuru ishuje ni ukuri kw'Imana so rero abantu bari kuza uretse gato mwabaye muti ahubwo wa mugabo uko mperuka baramugize mubi ubwo biraza kugenda gute erega buri wese agira mutegeke capita ye ibyo twakwita nka ensemble cyangwa se urusobe ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina niba sabe kuko ari amashusho yerekana cyo uburyo budashidikanywaho uriya ni sabe yaravunitse yari no kwivuza ariko ibyo ubwabyo ntabwo bigize icyaha niba sabe kuko yaravunitse ari gusimbuka urupangu afashwe asambana ukaba udafite gihamya y'uko yasambanaga ibyo bintu bagomba kubyitondera niba sabe yarafashwe hari uko agiye kwigenza agahita asimbuka agira ngo atoroke ntabwo bigize icyaha kubera ko tanative y'icyo cyaha ntihanwa niba sabe yarabikoze umugore we akaba nta kibazo bifiteho umugabo w'uriya mugore akaba nta kibazo bifiteho nabyo nta kibazo nta kesi yari bishobora kubizamo wenda bimeze gutyo nyamara uri kubisobanura ukabivuga kandi bakubaza ikimenyetso cy'uko byabaye ukaba utakibona kuko ikimenyetso cy'uko baryamanye ubu ngubu cyaboneka cyashimangirwa nta nubwo ari video iyo ari video naho cyaba ari icyaha uramutse wafashe video bari kubikora cyaba ari icyaha uramutse warabibafashe nabwo ufite ububasha bwo kubafata ngo bajyane muri forensic ubapime n'ayo magambo wujuje ibi bihamya by'uko ushaka kuba uri gukwisa ibihuha kubera ko ibintu uri kuvuga utabifitiye igihamya ntabwo ntekereza ko wemerewe gufata sabe n'uriya mugore ngo bajyane kwa muganga ubapime ngo kwanza ubu n'ibimenyetso byaba byarasibanganye usanga ari ibintu bipimwa mu minsi myinshi kuko ibintu bivuga ko byaba itariki 30
bibaye hashize igihe kirenga icyumweru ntabwo bagusaba ikimenyetso bakakibona nubwo utemerewe kujya kukibasaba ngo bavuge ngo ngwino tugende kwa muganga tujye gufata ikizamini turebe ko wowe n'akana kamwe utaryamanye hanyuma abantu babyitondere kubera ko uko nabivuze ntabwo mu rukiko iyo mwagize hatsinda ukuri hatsinda ko wenda utamukorakoye utagize gute kuko nabyo bigize eh, eh, ntabwo nza kukwemerera ndakubwira uze kuri space ngwino hano uze hano mwemuretse gato tudasinzira ariko okay wait a second Hmm. Godfather oui ikigaragara rero ni uko abantu noneho icyerekezo barimo gitandukanye n'icyo watangiye ariko ni byiza ko abantu baza buri wese akavuga uko uyu abyumva nguyu mani reka nze nzane deo w'umubavu Mm. teo w'ukwezi reka nze musore erega amare buriya gato Godfather aze arya oui abantu baravuga nese ubu nka kare hari umwana numvisha avuga buriya abantu baba bafite ukuntu bashaka gukora ibintu byo kwangisha abantu abandi kare hari umwana nabonye kuri ca nimwe ntazi shaka kuzamuka ahari wavuze ati nimbati yashinje cano ati cano fite siye kandi ndimba TV ni cano yanjye bwite avuga amagambo menshi aravuga ngo muri papa savango ntawemerewe gushinga cano urumva nawe yinjiye mu buzima bwacu kandi atazi uburyo dukorana atazi uburyo dukora ashaka kubwira abantu ngo cano si yanjye icyo ni uburyo bwa bundi bwo kugira ngo nawe azamuke amenyekana ariko anangiza abakunzi banjye ni iya sabe niba ari iya sabe se nibyo sabe hariya hari videwo irenze iriya nk'uko uriya mugore yabivuze ejo hari videwo iva mu cyumba ikagera aho avunika amaguru ko bavuga ko yari avuye kwendana n'uriya mugore ndi gukoresha amagambo biravugwa umbabarire nk'uwakomfamize ko uriya muntu ari sabe ibivugwa ko yari avuye gusambana n'uriya mukobwa w'umubyinnyi w'umusitare nawe nibyo izo videwo zindi nibyo uriya ni sabe murashimangira ko ari sabe kuko njyewe ntabwo manya ko ari sabe videwo iri ngewe kure kuba ari nabashije sabe kubona simbizi kuba ari ihangane sabe banze kubaza ndabishimangira ihangane gato ngiye kurangiza point yanjye nk'umuntu ushimangira ko ari sabe sabe uriya niba ari we nibyo yavunitse ubwo niba wamenye ko ari we wamenye n'impamvu nyamukuru yatumye avunika yaba yabitubwiye tuvane mu rujijo none se ngewe alo ndakumva icyo nemera ko wenda sabe ndamuzi sabe twarakoranye sabe turaziranye from so long so tekereza ko kuba mbona yuko ari we ndebye kuri biriya muri video nabihamya kuri yari sabe ariko sindafashe video hanyuma ikindi nari nsanzwe mbizi mbere yuko iriya video igaragara yuko sabe arwaye ko yavunitse ndetse nanabivuze mu kiganiro mvuga ko sabe yagiye kwivuza hanze ko yavunitse ariko noneho turagaruka kuvuga ngo video yitwereka ko umuntu yavunitse bari kumufasha bari kumusova bari kumuha ubufasha ariko video bakayihuza no gusambana se bitera imvune ahangaha rero umva ngusobanurire n'impamvu biri kuvugwa gutyo ni muri iyi mpamvu mu minsi ishize buretse Godfather reka manze nsobanure ibyo ndi kubyumva abantu barazanamo ibyo hereye kuvuga ngo kanaka ngo byavuga we na kanaka bisanzwe bivugwa gutya
Mm. ibyo ngibyo niba bihari ntabwo ngiye kubihakana ariko ngiye kubwira tutarebye amarangamutima iriya video none ndashaka kwereka iriya video defo eshatu zikomeye ifite Yego. turashyiramo logique kize kuyawe Turakumva. niba tumaze kwemeranywa yuko iriya video yaba koko ari Sabe wari ufashwe ari kwihakabyiza Ndimbati ube wihanganye kugenda abafeministe barahari ndashaka kugira ngo n'ikibazo cyawe wavuze ko bakwibasiye mu kanya nabo tuze tugikiriyaringe barahari komeza Theo. ndashaka ko dushyiramo logique kandi mubabarire koko tuyishyiremo niba koko iriya video ari Sabe wafashwe yafatwa hanyuma umugore yamufatanye akaba arimo amufasha kuko niba yarafashwe ubwo uwo mugore yaraje nawe amusangana mugabo bakavuga bati turafashwe Uwuhe mugabo se? none se ntibavuga ko uriya mudamu nta mugabo afite amakuru dufite ariko ukurikire iyi nkuru yaje ivuga ngo umugabo w'uriya mugore yandikiye Sabe message aramubwira ngo sohoka ni umugabo w'uriya mugore wari umugabo we kuko bari muri procedure gutandukana tubyumva neza ngo niwe yanditse gukomeza yego ubwo yamwandikiye message aramubwira ngo sohoka arangije undi ngo aca inyuma ajya ngo aca amarembo ajya kumurebera arasimbuka ngo asimbuka gikomando yego none se wowe ukize muri logique urumva umuntu baba bamufashe hanyuma uwo mufatanya akaba ari uza kumusova cyangwa nawe yaba yakwiriye imishwara ahunga yaba yahunze hanyuma iriya video yafashwe nandi kuko iriya video kugeza ubu ntabwo turabona uwo muntu wari umufashe akreminga nk'uwari ufite ikibazo ngo avuge ngo umuntu namwifatiye twe turabishimangira duhereye kuki ni ukuvuga ngo video ngenda yemera iragaragaza kuvunika k'umuntu ariko ibyayibanjirije banatubwira ngo harani video mushyire muri logique niba video barafashwe nandi niba icyagaragaye ari uko umuntu yafashwe yasimbutse mbere yo gusimbuka na muganga kugira ngo abyemeze na muganga kugira ngo abyemeze arapima yego bigenze gute babaye baranaryamanye bitwaye ikisa abantu bakuru aha reka rero tujye ku mategeko aho ngaho reka tujye mu mategeko aho ngaho noneho sibyo hari icyaha bita guca inyuma uwo mwashakanye yego mu mategeko y'u Rwanda ni icyaha ariko kiba icyaha gusa iyo uwo waciye inyuma kureze ntabwo ari ibintu bishobora kuvuga ngo RIB yabimenye none njye gukurikirana ntabwo biba bireba ndetse n'iyo bigeze muri RIB cyangwa bigeze mu bushinjacyaha cyangwa biri no mu rukiko uwo nguwo waciwe inyuma yemerewe kuza akakubwira ngo ndekera umugore cyangwa ndekera umugabo sinyishaka kumukurikirana bahita baduropinga kesi abo ni nayo mpamvu uzabona nk'abasilamu mu Rwanda ashobora gushaka abagore 4 cyangwa 5 ariko umwe niwe uba ari uw'isezerano ariko RIB ishobora kubizamo ntabwo RIB ishobora kubizamo ngo ivuge ngo kuki ko mu Rwanda twemera umugore umwe wemera amategeko ni kuki ubana n'abagore 4 ibyo ntabwo biyireba kubera ko ubwo uwo bashakanye w'isezerano yarabyemeye kubyemera kwe babyemezwa nuko atigeze ajya gutanga ikirego ngo abyamagane wowe rero ibi ngibi ukabyita iki nk'umusesenguzi nk'umunyamakuru ibi ngibi byo urabibyita ngenda kingira ku mategeko niba tutarabona ikirego cyatanzwe n'umugore wa Sabe ndavuga biramutse ari ukuri tukaba turabona ikirego cyatanzwe n'umugabo uriya ngwino ntabwo dushobora guhamya yuko hari icyaha cyabayeho kubera ko baramutse baranabikoze cyaba icyaha ari uko abo bashakanye bagiye kugaragaza yuko baciwe inyuma batarabigaragaza niyo babikora bakabibemerera nta cyaha kiri imbere y'amategeko Sabe ni umusitari cyangwa Sabe ni umunyamakuru ni umusitari ni superstar
sibyo, reka tuvuge Mm. mu gihugu ni umuntu ufite izina rikomeye mu gihugu, sibyo. Imvune Yego. yasabwe kugeza amasaha tutaramenya icyayiteye muri media, ni Mm. inkuru si inkuru. Inkuru igirwa n'ibimenyetso kandi Uretse ibimenyetso bihari ni iby'inkuru y'uko Sabe yavunitse, ntabwo ari iby'inkuru y'uko Sabe yasambanye. ariko inkuru y'uko Sabe yavunitse yo ni inkuru. Yo ni inkuru rwose. Urakoze cyane. So sinzi muri kubyumva mwa bantu mwe. Inkuru y'uko Sabe yavunitse yo ni inkuru. That's why we are speaking. Kuko ni Ifite umusitari. n'ibimenyetso bigaragaza ko yavunitse. Kandi ushimangira kuri video wariye. Nibyo ndi kukubwira yuko iriya video ni ikimenyetso cy'uko Sabe yavunitse. Yego. Ariko ntabwo bana n'abamuziza ari agakingirizo. Ntabwo bana n'abamuziritse amaze kuvunika ari agakingirizo. Ntabwo ari agakingirizo. Mm. Bivuze ngo icyo nemeranya nawe ni kimwe. Mm. Nuko kuba Sabe nk'umusitari cyangwa nk'umwe mu bantu bafite amazina akomeye, kuvuga ku nkuru y'imvune ye cyangwa ku nkuru ya video ye arambaraye hasi, hatabazwa bamuterura amaguru adakandagira, iyo ni inkuru tugomba kubivuga. Ntabwo binateza ko atari ukwibasira. Ariko nanjye icyo ntemeranyaho nawe ni ugushimangira ko gufata video umuntu aryamye mu muhanda tugahita tuyiterura tugasubiza inyuma muri rerante, tugasubiza inyuma tukamusubiza mu rupangu, tukongera tugasubiza inyuma tukamwinjiza mu rupangu, tukagenda tukamwinjiza mu cyumba tukamuvanamo imyenda tukamuzana uwo bahavinga sex. Ibyo ngibyo ntabwo nanjye byemera. Ibyo ntatekereza ko baba bari kujya kure. Ariko se aba bagenda bakabihuza n'ikibazo kimaze iminsi kimuvugwaho hagati ye n'uriya mudamu w'umubyinnyi nawe ufite izina nawe. Ariko Sabe ntabwo ajya asubiza. Sintekereza ko byaba byiza nawe habayeho kubikiriyaringa bakatandukanya biriya bintu. Ababihuza nuko yarasimbutse. Ese Deo, izo video zindi bari kuvuga zihari ngo ari gusimbuka ziramutse ariko zihari ubwo byaba ari filime, kuko ntabwo ushaka kumurikura umuntu wasimbutse yagiye gusimbuka witeguye gufata video. Oya, ubwo yaba ari filime yateguwe. Okay, muvugana Sabe yakwiye ko amerewe gute? Reka tumaze tureke gukorera n'umutima wa kinyamaswa. Sabe nk'umuntu mwavuganye ndabizi ni umunyamakuru. Ntabwo twavuganye rwose. Ntabwo twavuganye. Igihe ntitwavuganye kandi impamvu tutavuganye ntabwo nshobora kubona umuntu uri muri situation nk'iyi ngo numve ko kujya kumuvugisha kenshi ushobora gusanga ari ukumufurestara kuko n'umusanzwe ntabwo aba yorohewe. Nuvuga ngo wakoresheje ubundi buryo kugira ngo mukonfaminge kuri ariwe, ntabwo ariwe wavuganye nawe. Abajya kubikora ubwo ngubwo bagende babikore. Ngiye ntabwo ibyo ngibyo mbyemera kuko nta video afite turimo kubona ari mu buriri cyangwa ari kumwe n'undi bajyanye mu buriri. Nta kamera twabonye itwara umuntu muri rogi ngo tumenye ko ari byo bikorerwayo niyo bagiye. Ibyo ngibyo byo nanjye ndi kumwe nawe d'accord. So ngayo nguko. Ariko mbibutse ko ntabwo kuvuga ko Sabe yavunitse, ni umustar, ni umuntu ufite izina ritari rya n'importe qui, tugomba kubivugaho. Ibyo ngibyo nta gitangaza kirimo. Icyo ntashobora gukora no kubifata. Ngira ngo mwabonye space zimaze iminsi ziba twumvishe ibiganiro byakoreshejwe umuvugizi wa RIB. Ikintu tugomba kwirinda kandi ntekereza ko cyaba tabu ni ukongera kuvuga umuntu, twarangiza kuvuga umuntu cyangwa abantu baba bari kuvuga umuntu bakagenda bagashaka n'imfunguzo zijya gufungura imiryango yiwe no mu buzima bwe n'imiryango ye. Ibyo ngibyo byo ukiri no kuri icyo no gukomeza kuvuga ngo umuntu ngo afite n'izindi video arakomeza gukora n'andi maparti ubundi kandi ibyo RIB yasobanuye bijyanye no kwinjirira umuntu cyangwa se guhoza ku nkeke umuntu unyuze ku mbuga nkoranyambaga, urakomeza gucukumbura izindi video ushaka iki? Niba umuntu arwaye uko niko kumurwaza. Umva nkubwira ikintu kimwe Deo, ntabwo mugiye kudufungira muri societe imeze nk'ibiragi, namwe ndabiyamye. Urimo kunyumva? Sabe ni uburetse gato. Sabe ni icyamamare. Izo video zihara ari gusimbuka urupanga avuye gusambana bari kumugurukana zikajya hanze, bigomba kuvugwaho. Ibyo kuvuga ngo no kumusonga nuzibona nuramuka uzibonye ndaba nsinzwe. Uburetse gato ikintu urumva ngo kwaba ari ukumusonga, ntabwo ari ukumusonga. Video nizigaragara urimo kumva as a superstar, urimo kumva it's a news, ni inkuru.
mureke mureke icyo mureke ibyo ngibyo nk'ibyamamare muba mugiye kudutera ubwoba, ntimudutera ubwoba. Icyo nemera ni kimwe, rero twumvikane, sibyo? Icyo nemera ni no kwamagana ni kimwe. Ntabwo bari bufate umuntu ngo baze kwakyuzinga, baza kumwakyuzinga ubusambanyi kandi bitagaragara. Ntabwo ari byo. Nta n'umuntu ufite uburenganzira bwo gufata umuntu ngo ajye kumushinja ubusambanyi. Ibyo ngibyo ntabwo tubyemera, ni kumwe nawe 100%. Ariko reka kutubwira ngo video niba zihari, ahubwo sabe nka sabe nanjye tuza kuguruka, bazinyereke uretse ntabwo gato, ibyo mbirwanyije. ari kuguruka ibipangu. That is the breaking news though. Icyo njye That navuze is the breaking ahubwo news. icyo Ibyo tugomba navuze kuvugwa. icyo navuze tugomba kwibaza Ego. niba batubwira ko zihari nibirangira tutazibonye. Nibiranga tuzibonye. Mm. Uriya muntu uri kubivuga kuriya arasobanura uburyo yashinje sabe kuguruka ibipangu. Ibyo biraza kwitwa iharabika. Iryo ni iharabika. Reka dutegereze turebe. Ariko icyo nemera kimwe Gifa cyo nabaza Theo akantu gato. uretse gato urazamuka uvuga. So icyo tuvuga kimwe ngiye nemera na Wedeo, tunasaba n'abantu bareke gufata video y'umuntu wavunitse tutazi impamvu yavunitse, niba yaravuye mu modoka akanyerera, niba yari muri siporo agatsikira, niba yaragiye kuramira umuntu cyangwa yari kwirukankanwa n'ibisambo, niba ari ibisambo byamwibye wasanga nasambe yarabamwibaga, wasanga ari n'ibisambo byamuvunaguye. Ntabwo turamenya imvani, ntabwo exactly ntituramenya ibyo ari byo. Rero Hari abantu ikimenyetso kimwe kigaragaza yuko uriya mukobwa ibintu cyangwa uriya mugore ibintu yavuze nawe ashobora kuba atarabihagazeho. uravuga uwuhe? Uyu nguyu Clara Clara yaduhamagariye umujyanama w'ubuzima, yego, nk'umuntu uri kuri tera y'ibintu byabereye. Uyu muntu waramwakiriye, yego. Yakiriwe ku kigo nderabuzima cya Rwampara, yego. Hanyuma ajya ku bitaro bya Nyarugenge, yego. Bivugana ko yari kuri umujyanama w'ubuzima yari kuri tera. Arangije aramubaza ati se bari abantu urabazi? Oya. Uzi aho bari bavuye? Oya. Uzi se ibyo baravuye gukora? Wamenya se bari kumwe ari umugore we? Byumvikana ko ibyitwa skandali yabaye. Umuntu wari kuri tere twabonye duhawe n'uwatubwiraga inkuru yahamije mu by'ukuri ko kuri tere nta gikuba cyahacitse. Byumvikana ko umugabo ufashwe asambana n'umugore we, uretse gusimbuka bakajya nyuma yo kuvunika bakamujyana kwa muganga, habera n'akantu ku buryo uriya mujyanama w'ubuzima uhatuye yaba yaraduhaye amakuru y'ibindi bintu byahabereye. Umugabo utararya umugore w'abandi, umugabo utarasambana namutera amabuye. Ikigawe niba yanabikoze yamaze. Uzi ku bantu bafashe ibintu. Ninde sugira muri ahanga muri space mu bantu 1000 barenga hano? Ninde muntu wisugi urimo? Cyangwa ni muntu guha abwo mu gikora inkuru zamaze guhinduka aho igitsina kinjira mu kindi. Nta yindi content haba itari igitsina. Macadamia zabaye nyinshi, umusaruro wabaye mwinshi mu karere ka Gicumbi. Mutubwira kuri macadamia mu karere ka Gicumbi umusaruro mbumbe urangana ute? Mugende mujye mu ntara y'Iburasirazuba mutubwira amakaragiro ariyo harakenewe n'iyongera cyangwa amata yabaye menshi. Muve mu bitsina by'abantu. Debo ngaho concludinga, ariko ikimwe navuga kimwe cyo icyo nemeranya nawe kimwe, nta na gato tureke gufata umuntu wavunitse ngo tujye tubihuza n'ubusambanyi. Kuba yari kumwe n'uriya mudamu ni umuntu bakorana, ni umuntu yafashije gukora YouTube channel, wasanga yakoreye impanuka hafi y'aho atuye, wasanga kuki turi kumufata tukumva ko iriya twabonye umuntu ari mu rugo, yari mu muhanda. So abantu ngewe mu gusoza icyo ngiye mu gusoza navuga nuko ntabwo ndi kuburanira Sabe, kuko ntabwo ndi umuntu ushinzwe kumushinjura cyangwa se kurengera inyungu ze. Icyo nyiri kuvuga nuko ibyo batweretse, inkuru baduhaye, ibimenyetso baduhaye bitandukanye n'inkuru batubwiye, kereka iyo batubwira yuko imvune ya Sabe yahanutse ku gitanda, byibuze cyane kuba bijyanisha bakatwereka ari guhanuka ku gitanda wenda ariho yahanutse bari baryamanye. Ariko ibyo kutubwira ko yahanutse tukabona aho ari nta muntu umufashe, namwe muribaza umugabo aramutse afashe umugore we n'undi mugabo, ntekereza ko ibyo twabonye muri video ntabwo byaba ari biriyo. Twaba twabonye n'uwo mugabo byibuze no mu magambo, aho kuvuga gusa ngo baramubaza ngo uyu ni umugore wawe nako ni umugabo wawe, tukumva byibuze banavuga ati nk'ubu wari waragiye kera k'ubusa ariko ndagufasha.
ariko se ubundi tukumva kamubaze Deo byibuze aho ngaho naburana bambaza ati uyu n'umugore wawe n'umugabo wawe bakavuga ati oya arabeshya ndahubwo ndabafashe kuko uwo oya muntu bavuga ko aho ngaha yabafashe tugaruke gato uretse gato eh nahise guciye mu ijambo ibi ngibi mm, nabyo reka dukore itiko sibyo ntabwo ari itiko yes kotere yes ubundi saga zabaye reka tubihuze na saga zabaye saga mm, zabaye mwabonye ukuntu zabaye rukunyumva mm, birasakuza mm, mm, bashinja Sabe ko yenda uriya mukobwa nakora mudamu mm, mm, ndavuga ibyavuzwe mm. uriya mudamu ntiyashyize Sabe mu ntambwe ndende kwemera ko ari umugore we iyo umuntu avuze ko ari umugore umugore w'umuntu kuko bashyize akantu mu kandi none uyu mugore ntiyaba yashyize Sabe mu ntambwe ndende ashimangira ko ari umugore we Sabe niyoroherwa azabwira umudamu w'iki erega urumva njye ibyo ndi kuvuga ni ibyabaye kuri iriya sene tubona ashobora kuba yari umugore we mbere y'uwo munsi ariko uwo munsi nta by'umugore n'umugabo bakoze okay ariko nyine ibyo umudamu bivuze yashimangiye ko ari umugore we yarabivuze biriya ariko bintu mm. biriya bintu byasobanurwa tubyita iyihe nyito mu kinyarwanda ahubwo nushaka unavuge ngo yego yaramubajije wari umubajije ngo muri make ngo ayishuwa yaramubwira ati ni umugabo wawe yego ayishuwa mu byumvikana wasanga n'uwamubajije yarebaga wenda mudu barimo nuko byagenze yego akavuga ati ntabwo mbishyira amakenga ariko situwasiyo yo niba bari banaryamanye koko uko Karara bitubwiye sibyo kuko ntabwo umugabo wamubwiye ngo sohoka ndagufashe yaza ngo bigume match ikomeza ari amikare kuriya tubibona kuko hariya ikintu cyari gihari ntabwo ari saga y'umugabo ufashwe ahubwo byari umuntu uvunitse bahavuga ngo imodoka irihe bamutware reka Chris akubaza ikibazo Chris fata ijambo ngiye icyo nashaka kumubaza ni ukugira ngo njijuke hano ngira ubwenge buke mu bintu byankoraho muri social media ubundi kiriyo kibaye kiriya cyaha cyabaye cya rumazi n'iki reka tufate nk'ibyo Karara yakoze ninde wemerewe kukirega muri RIB ese RIB ishobora yo ubwayo gufata umwanzuro igakurikirana umuntu wabibye ibihuha cyangwa birasaba ko umwe mu bavuzwe mu nkuru reka ngusabe ikintu kimwe muri space yanjye ntuzongere kuzanamo izina ry'urwego space za Godfather ubu ngubu ikintu bita izina ry'urwego ndabasabye ntihazagira umuntu wongera kurikoresha okay sawa icyo ngiye nashaka gusobanukirwa kugira ngo tutazajya tugwa mu byaha ubundi ninde ushobora kurega muri bariya babiri donc umuntu umwe urwego runaka ntacyo gitwaye so igihuha uburemere bw'igihuha bunareberwa ku ngaruka icyo gihuha cyateje uburyo cyaciye igikuba uburyo cyabebeje abantu uburyo cyabaye uburozi mu byo abantu bakonsiyuminze icyo gihe rero inzego za leta zishobora kwibwiriza kuba zakurikirana umuntu ukora ko ibyo bihuha biri guteza imidugararo mu bantu icyo gihe ariko ushobora kugaragaza wowe yuko ibintu ari ibihuha ukaba ari wowe ufata iya mbere kugira ngo ujye gutanga icyo kirego ariko ibintu nk'ibi byasakuje akenshi inzego ubwazo zishobora kwibwiriza kubikurikirana ariko hari ikintu ngiye kiri kumvanga hari ikintu mujya muvanga ngiye nkanayoberwa Theo kuki mwumva ko inkuru yose tugomba kuvuga aho ari ijya mu nzego no kujya gufungisha no kujya kuregana no twumvikana ikintu kimwe niyo mpamvu uvuga ngo showbiz yaranapfuye urimo kumva nta nkuru zibaho kuki mwumva ko inkuru abantu bumva ko inkuru zose tuzivuga egare n'inzego egare no gufungishana egare n'ibirego no twumvikana ikintu kimwe urumva ko turi muri society iri very very sensitive no this is the breaking news ibingibi ni ibintu byabaye dushobora kuvuga kandi bikarangirira muri showbiz bikarangirira ahangaha hari ibivugwa bikarangiriraho ni ukuvuga ngo kuki mwumva ko inkuru yavuzwe yose igomba no kujya mu butabera kuki tuvuga inkuru zishaririye no kwendana ntabwo bigize icyaha come on man kuki mwumva ko inkuru zose zidutwara mu bucamanza no mu bigize ibyaha kuki tuvuga inkuru zifite ibyaha gusa
oya none we sabe ariko ni icyamamare yarambajije uretse gato uraje iyi umusubize case. uraje umusubize ndashaka kugira ngo mbivane mu nzira mumve n'uburyo dushobora kuba kino kiganiro kuri sabe sibyo sabe ni umusitari siko bimeze byonyine kumubona aryamye hasi adashobora kwiterura yavunitse iyo ni inkuru tugomba kuvugaho ibinyamakuru bikandika ama YouTube agakora sibyo ibyo tubyemeranye ikindi noneho niba hari saga yari imaze amezi 2-3 ivugwa hagati y'abo bantu babiri sibyo niyo mpamvu hari n'abari gukeka bakavuga ngo ni pranka urimo kumva nuko bazi ko iyo pranka ishobora kugurisha bitewe n'inkuru yavuzwe kuri aba bantu sibyo turetse ibonyine tuye no mu bindi bihugu byo hanze tureba n'abandi basitari bahanze bigenda bite cyo dufatira so ntabwo inkuru zacu tuzivuga tuvuga inkuru kuko ngo tuvuga ngo iyi ngiyi irajya mu bugenzacyaha iyi ngiyi igize ibyaha kuko dushaka kuvuga inkuru zigize ibyaha gusa no abasitari ngo tubavugaho inkuru zigize ibyaha gusa no sabe kuba yavunitse iyo yo ni inkuru tugomba kuvuga ni breaking news sabe yavunitse nk'icyamamare sabe ko uretse gato sabe nk'icyamamare ko agenda n'imodoka yavunitse ari gute ari kugenda n'amaguru imodoka ya sabe iri he sabe nta kintu imodoka ntabwo ubuzima bw'abantu bwose dore se uresikariye n'imodoka oya ndakumva yari mu muhanda so erega so uretse gato yari mu muhanda yari ahantu mu muhanda sabe muri uriya muhanda yari muri siporo is a superstar kubivugaho ntabwo tugiye kwinjira muri vie prive y'umuntu oya we are speaking turi kuvuga ku musitari so ibi ngibi rero abantu bagabashe kubyumva noneho hakaza uwo bikekwa ko cyangwa hari inkuru zamuvuzweho ko basambana kuko ntabwo ari umugore n'umugabo ko basambana bigaze gufatirwa kuri hoteli iyo n'indi nkuru ariko ibyo ngibyo ntabwo bipermeta abantu guhita babisunika bakajya muri vie prive y'abantu no mu miryango y'abantu ntabwo ngiye mbyemera ariko iyo nkuru kuyivugaho ntabwo twinjiye kankubaze iyo nkuru kuyivugaho ni ukwinjira mu buzima bw'abantu k'umunyamakuru hano reka maze nkubwira ahantu ibintu bya mbere hano nabona hari ndimbati sibyo ndimbati yego reka maze nkubwire hari ndimbati noneho hari urababara ndasubira mu mategeko ngenda yakunda hari ndimbati hari karara kuba ubwabyo bisanzwe bizwi ko hari ikintu bapfa na sabe bituma uramutse ugiye nko mu rukiko ari nk'abantu ari nk'abatangabuhamya utabemera hari abantu uvuga ngo kanaka ntabwo ibyo yamvugaho mbyemera kuko dusanzwe dufitanye ikibazo n'ibindi rero ko uyu munsi ababizanye wabizanye ari uwo karara ababivuze hari ba ndimbati bavuga ngo bafitanye ikibazo ndavuga abikemanga kubera ko ubu nka ndimbati ari umucamanza wamwihana akavuga uti ndimbati dufitanye amasinde ni umukino w'ikirarane ashaka kwihimura sibyo ndimba ibyo mvuga ndumva ubizi kundusha na karara nawe nubwo turi kuvuga biriya bibazo bya sabe ariko yari amaze kugaragaza yuko afitanye ikibazo na sabe deja bivuga ngo no kuba yabonye ariya mashusho si uko yari ahagaze ahubwo nuko amaze igihe yemvesitinga haba mu mafaranga cyangwa mu mwanya icyatuma abona aho sabe tuzijyamo ariko ikibazo kuyijyamo no gukoramo ibyo wenda yakurira avuga ko wakoze mu by'ukuri urumva ari ibimenyetso bibiri bihura kuko kujya muri hoteli nta nubwo byibuze n'ahantu bari kutwereka n'abahaye urugero rumwe umujyanama w'ubuzima babajije nk'umuntu uri kuri tere kuba nta makuru afite yo kuri tere undi muntu wakayaduhaye waho wari uhari ko karara atahatuye uwo yitabaje yatuzaniye ubizi neza akaba yaratweretse ko ntacyo abiziho turabyemera duhereye ku kihe kimenyetso kuko ibyo bindi bisanzwe bihari by'inkuru zo mu bihe byatambutse kuba bihari ahubwo nicyo kibazo byaba ahubwo kano kaje kugira ngo gakonfirime ibyavugwaga uretse kamaze ikintu kimwe reka twemere ko abana bafashe bari kurongorana reka mbese ibyo ngibyo bigize icyaha turaba abanyamategeko b'imiryango yabo ninde muntu ufite yamaze ntabwo bigize icyaha ariko birabaharabika niba batarabikoze reka tugaruke kuri icyo ngicyo rero icyo tuvuga ni kimwe n'iki bariya abantu bakuru wimvugiramo ihangane gatoya nibwo uri kuzamuka ihangane gato naje guha ijambo icyo mvuga ni kimwe ntabwo nubwo bavuze ngo hari andi mavidewo ngewe icyo nemera ni kimwe ndi no kuvuga ahangaha abantu babyumve ntabwo ibyo sabe kuba twabonye iriya videwo icyo ndi kubwira abantu tureke gufata videwo twabonye mu muhanda byumvikane umuntu aryamye mu muhanda ngo tuyifate
duhite tuyigira egare gusambana tuyihuze n'uburiri. Ibi ngibi ni byo nari ubundi kumva. niba hari na video yindi igaragaza ibindi kuki titre y'inkuru itaje ivuga ngo episode 1 sibyo Sabe yafashwe cyangwa se yabonywe yakoze impanuka ati noneho bakadushishikariza kuzakurikira episode 2 itwereka icyatumye avunika. Kuki baduhaye titire yuko yafashwe asambana Bro, bakatwereka Sabe avunika? kugaragara muri video ari kumwe n'impanga bivuga ko bikekwa ko basambanye cyangwa bikekwa ko ari mu bantu bihariye byabaye ikibazo n'umugabo akabizamo. Ibyo ni inkuru Ariko ikintu kitari ibanga ntekereza kuri Sabe nuriya ngwino ntekereza kitari ibanga kuba bari kumwe n'undi bahoranaga. Ese ubundi bakorana ibiganiro batahuye batapanze ko bahura guhorana bahoranaga ako kantu bahoranaga. ntabwo uyu munsi rero kuba twabonye bari kumwe biza kuba ikibazo. Aho ngaho ndi kumwe nawe ijana. Banyarwanda muri kubyumva, bivuze ngo barana abantu basanzwe inkuru turamutse tuvuga ngo buretse gato Sabe amaze igihe ahakana yuko ajya abonana n'uriya ngwino twebwe tuno twabafatanye byaba ari inkuru ariko noneho basanzwe bahorana none twababonanye inkuru iri hese ko wabonanye abantu basanzwe bahorana ndetse bakorana batabonanye ibiganiro ko ntabwo bikorana kuri telefone barahura bagapanga ikiganiro bagapanga naho bari bugikorere n'isaha bari bugikorere. Uretse n'ibyo ngibyo bashobora no gupanga n'indi mishinga. Nuko wenda wanasanga bafite gahunda yo kujya korora ingurube mu karere ka Gasarenda. Ibyo birashoboka. Wasanga borora inkoko bo hamwe. Urumva? Wasanga yaragiye ku murima wa makadamia. Uretse gato. Ibi byose rero ikintu uziko wagira ngo ni wa minisitiri wo muri Kongo ninde umugira akavuyo. Siko wagira ngo niwe wahuye na minisitiri wo mu Rwanda cyangwa nta nkuru iri mwaha. Comment ahubwo kuri kuriya mudamu wabajije umuntu uti uyu ni umugore wawe undi akikiriza ngo yego ako kantu ntabwo mu kiganiro wagatanzeho comment. Reka nze nkubwire hari ikintu muri kwitiranya reka karanga avugeho ibintu bibiri. Ngaho manza. Icya mbere njyewe ndi muri community ndi kumwe n'umuntu tumenyeranye muri situation nk'iriya mu bantu batatumenyereye bambajije bakambwira ati uyu ni umuvandimwe wawe uyu ni umugore wawe nshobora gusubiza yego kubera ko ntakeneye kuba ibisobanuro byinshi. Ariko ikindi nshobora no kuba bivuze ko wenda abyiyumvamo ko ari byo sibyo ntabwo rero namenye ukuri ko oya aho ngaho kubwe probability ebyiri umva banza wumve Godfather nkubwiye probability ebyiri zishoboka. Ashaka kuba yarabivuze kuko barebona yumva atabagomba ibisobanuro byinshi kuko wumvise baramumaje ngo nko kuvuga ngo uri shoye ibyo uvuga araceceka. Kuba aracecetse nuko yumvise ko atagomba ko ariko utabara umuntu ntago akeneye kuvuga ibintu byinshi. Ashobora no kuba bivuze kubera ko wenda bamutunguye abifiringa byo ntabwo nabihakana birashoboka ariko sigiye guhamya cyane muvugishije kereka twibarije nyir'ubwite. Badaretse nk'abagutebora network yanye gucika Godfather bitabyigaragaza ko harimo parti pris. Ikindi ntabwo kubivugaho ari byacitse. Icya kabiri nk'aba YouTubers abanyamakuru b'umwuga babyize batarabyize muzashyireho namwe vie privée umuryango mu bana namwe mukagira ahantu muvuga muti ibindi byose Theo namuvugaho ko mbishaka ariko sinavuga ko bashakanye sinavuga no ku bana be sinavuga ahavuka uwo ari we ubwoko bwe. Ibyo byose nyine akaba ari ibintu nyine don't touch ariko ibindi byose mukisanzura. Hari ikintu gikomeye abantu bitiranya na Godfather numisha gikunda kukivugaho ngo umuntu n'umustar. Reka babwire kino kintu abantu nacyumve amategeko nta hantu muri code penale harimo ko iyo umuntu ari umustar atagira ibi n'ibi bitamureba cyangwa ibiwe nta kibazo. Ahubwo bigenda gute kubera ko abastari benshi baba baremewe kuvuga ngo ubuzima bwite bwacu turabwe expose ashobora kwe ku bushake bwe kudakurikirana ibintu akavuga ngo hiti ni hiti wana
ryari ariko abe Theo umva urumva rero ngusobanurire ahangaha umva ngusobanurire hagati ya Clara na Sabe Mm. iriya bifu yabo iri criminelle yabajyana iri penale cyangwa ni ibintu n'ubundi reka tube duhinduyeho ntuza oya bifu rega mugiye kubizana bifu mugiye kubizana bifu nta gihe na kimwe ubundi ntabwo ngewe ntegetswe kugukunda sibyo ariko ntegetswe kutaguhutaza ni ukuvuga ngo bifu yo kuba ntabwo dutegetswe gukundana ntabwo urukundo ruri mu mategeko amategeko yacu ntabwo adutegeka gukundana ariko adutegeka ko ugomba kurekera buri wese uburenganzira bwe noneho rero iyo ugaragaje ko deja udakunda umuntu ukanamwibasira bigaragaza intention ni ukuvuga ngo wabikoze ufite ugamije kumuhaminga ugamije kumubabaza so ndumva ngewe ibyo nshaka kuvuga mbona utivanga mu bye ujya ku ruhande niba wagaragaje ko umuntu mutajya imbizi ibintu bye bireke video naho ubundi video rwose kuyivugaho nta kibazo ku ruhande rwanjye niko mbyumva ariko kubinjira mu ntandaro y'ibindi bitagaragara kuri video hanyuma ku bijyanye n'inkuru n'ibimenyetso mu bintu nize harimo ko byo ukoze inkuru mu byiciro buri cyiciro kijyana n'ikimenyetso cyacyo ni ukuvuga ko episode ya mbere y'iriya nkuru yari ukuba icyo batubwira ari uko Sabe yakoze impanuka bakatwereka n'ikimenyetso cy'ibyo batubwiye by'impanuka episode ya kabiri rero batubwira niba ariyo izaba ifite ibimenyetso biduhamiriza ko Sabe yari afashwe ari gusambana ubwo yaba aretse no kubitubwira akazabitubwira tuzana ikimenyetso kibigaragaza ntabwo wambwira ngo reka mbabwiye episode ya mbere mbaye ikimenyetso kitari icyayo noneho ikimenyetso cyayo nzakizana muri episode ya kabiri oya buri parti ijyana n'ibimenyetso byayo niba yemeje gutanga ibintu muri episode na titire mujye mureba na titire wenda y'amaseri y'amafilime titire cyangwa umutwe bahaye iyo story barakubwira bati noneho kanaka bigenze gutya ukaza kwibona mw'iyo episode ugezeho ntago wavuga ngo kanaka bigenze gutya ariko ngo ibijyanye nuko nibyo tubabwiye muzabona muri episode ya gatatu izaza oya ubwo episode baduhaye urayiduhara nibyo turi bubone ko muri iyo episode ya numva ari uko mbyumva nyine ubona ko nyine rwose na sinzi niba mbere yo uploadinga inkuru umuntu ayisesengura akareba ese ibi ikiganiro hagati yanyu babiri uko harimo kamere nyinshi reka nigendere yakubajije ahita afatiraho reka twumve n'abandi muhoza abaza Deo hakiri kare hanyuma dufite musuhuke musuhuke so fata muhoza afata ijambo njye nabazaga Deo n'umunyamakuru aryamwita gukira wasomye izina rye ntabwo ko ari Deo Imana irakiza ari ibyayibanjirije ari ibi abandi rero kubivugaho turi gukomanta gutanga ibitekerezo uko tubyumva ibyo bindi Deo icyo rero ndi kuvuga ngo ibyo bindi bari kuvuga ngo byazanye nayo ngenda byamaganye ntabwo byemera muri space ibyo biri kuvuga ngo biriya ntabwo twabivuga ariko no kuba ntabwo dushaka kubivuga ariko no kuba umuntu yarakoze analize akavuga ati ashobora kuba yatarutse igipangu ni ibintu nabyo umuntu atarenza amabuye iby'imbere
uretse gato njye rero nkubwira ikintu kimwe ntaho rero turi njye nibajije icyo kibazo garukanga umva maniraki sibyo ikintu twemeranye ikintu kimwe tunagishyireho tugitereho ipoto tuva ahangaha ntabwo abantu ari injiji ntabwo turi ibigoryi urimo kumva ntaganyarana ari injiji ku buryo inkuru ya Sabe kugaragara ari mu muhanda yavunitse ari kumwe na ngwino ndebe ni saga ni inkuru iratangaje ibyo ngibyo ntabwo tuza kubidisikitaho icyo ntemera ni ukwinjira muri vi prive yabo urimo kunyumva gushaka no mu bigize ibyaha no kwerekana ngo ibyingo nka biriya yakoze simbyemera ariko ibi byabaye Saba aho ari arabizi cyane ari no kubyumva sibyo tureke no kunyira uruhande ibi ngibi of course byangirije credibility ya Sabe tubyemeranye urimo kunyumva ntabwo Saba azongera guhagarara ku mapine ye nk'uko yabikoraga mbere tubyumvikane ariko icyo ngenda ntashaka kwemera n'abashaka kubifata bagashaka kubihuza n'imiryango aho ngaho nabyo ndabyamagana ariko nk'umusitari wavuzweho inkuru yo gutikura umugore w'abandi sibyo aya masaha tukababonana muri saga umwe tugendera kuri iri jambo rimwe uyu ni umugabo wawe yego ni umugabo wanjye ishyano ricitse umurizo ni content ni pranka ni ibiki sinzi turi kubyumvikana uti nta bimenyetso bihari mu itangazamakuru wowe wararyize ufite n'ikarita nkubaze ibimenyetso biruta ifoto ni ibihe ibimenyetso biruta videwo nta foto nta cyabaye nk'ubu muntu tubonye umuntu urukumva amavidewo irahari yewe videwo irahari muvandi wowe hari umuntu umpaye amakuru kandi ni umuntu nizeye yego ubwo ni Sabe ambwiye ko muri iriya videwo uriya mumama mubona ufite udukombe tubiri tw'umweru ari uriya mujyanama w'ubuzima Karara yahamagaye uretse se banza wumve erega hari videwo ihari ariko hari na manipulation uwayiduhaye yadukoreye sibyo yego yabyukije yabwiye umwana ngo nabyutse nyina afite nimero ye atangira kumwibwira ngo ni umunyamakuru bari baziranye bavuganye mbere ibintu babiziranyeho rero niyo mpamvu n'umuntu afite ibintu adukinga akaduha ibintu we bijyanye n'uko ashaka ko twumva ibintu ntabwo ikimenyetso yaduhaye gihagije tubyambura agaciro ibyo ngibyo my brother tubyambura agaciro reka nisabire Sabe kuko uko abi byose aratwumva ntidukeneye ko aza kuvuga cyangwa azabivugaho turabizi nk'uko asanzwe aceceka azanyure ku nshuti ye magara nka Deo nanyura kuri Theo cyangwa n'undi uretse gato Sabe rwose niba nakurikiye space ntabwo ari inshuti n'umukorege w'umunyamakuru mugenzi wanjye icyo mvuga ni kimwe winabiye andi maranka rwose icyo ikikerewe ni iki ngiki dukeneye twabonye videwo urukunyumva ubundi iriya videwo imeze nk'iyafashwe na polisi nizi ibintu byarangiye ntabwo tuzi ngo iriya videwo Sabe twamubonye ari hasi ntituzi impamvu yaguye hasi ariyo mpamvu tutari bugendere ku byo Karara yatubwiye ko yasimbutse urupangu oya ibyo tubyirengagize dukeneye verisiyo ya nyuma y'uko tubona ibiri kubera kuri seti twabonye umuntu aryamye ari hasi yavunaguritse amaguru bari kumuterura ashaka abamuterura sibyo ntituzi uko yavunitse ntituzi ibyabanje mbere yuko agera hasi ntitubizi ese Sabe yari mu siporo ahura n'abajura bamuvuna amaguru Sabe yaragiye arasikira yahuye n'inzoka arikanga Sabe byagenze gute nibyo yasimbutse urupangu bamugurukana yagize ubwoba arikanga arahunga Sabe yaravuye muri iriya rigori Sabe yaravuye muri uriya muhanda Sabe yarasimbutse ruriya rupangu Sabe mbere yuko tumubona amaguru atakora hasi adashobora kuyakandagiza Sabe agikandagiza amaguru byagenze bite kugira ngo amaguru ntabashe gukandagira ashaka abamuterura aho ngaho niho ruzingiye reka ngo tubize mu magambo impamvu nyinshi rero ashobora kuba yari muri siporo Sabe ashobora kuba yaranyereye Sabe ashobora kuba yirwariye izindi ndwara ze wenda arwaye yahise agora na pararize hari impamvu nyinshi ariyo mpamvu iyi ngiyi ya Clara tutari buze kuyemera cyangwa ngo tuyihakane tutaramenya iyivuguruza itanzwe na ba nyir'ubwite